kenshi nkajya nsangamo Ama-G, Bruce Melody, Ama-G Yambwa, Ama-G bayita P, bose ni imbwa, bose nkajya nsangamo abahanzi ngataha nakoze. Ubu noneho nzanye umuproducer uvuye hanze y'umugabane. Iyi ndirimbo njyewe Reuben ntacyo nzabakorera. Abantu mwese ko mufite umujinya w'urutwe rwanyu, ese kuki mubana nabi mwagapfa mwe? Kuki mudakundana kandi mwaravukanye? Uwo muri uwo mwishyiraho n'uwiki? Producer acuranga neza wanjye, geraho winsiga, gendana n'ijwi. None se wowe kuki ukunda impiya ukanga abantu? Zizakumarira iki? Nushaka umenye ko icya mbere nta cyiza cya producer wanjye